iki kintu niba cyarakubayeho menya yuko ikuzimu banyweye amaraso yawe. Menya ko amaraso yawe ikuzimu yaranywewe. Ku muntu waciwe indasago, ku mubiri wawe hakaba hariho indasago. Hari n'abantu bakunda kuryama, waryama hari abantu baciwe indasago bagiye mu bapfumu, hari abantu baciwe indasago utagiye mu bapfumu, hari n'abantu batagiye mu bapfumu ariko bafite abantu babaroga, bakakuroga kuri rwa rwego ujya kuryama, wabyuka mu gitondo ugasanga baguciye indasago. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye gusengerwa Imana, ucyumva bino bintu, ukeneye gusengerwa Imana. Ubu iyi karande y'ubusambanyi uzasanga mu muryango w'iwanyu yari hari papa yari afite abagore barenze 10, mama wawe yari akubyaye ku mugabo wa 5, ugasanga neza mu rugo iwanyu muri abana nk'icumi cyangwa 12, ariko ntabwo muhuje ba papa wawe, ibandi ntabwo muhuje ba mama wanyu, ugasanga n'abana bari meranje. Wajya kushaka nawe ugasanga bimeze gutya. Hari abantu bankurikiye uyu munsi umaje gusenya ingo zigera muri 3, n'urugo urimo uyu munsi narwo ntiruhagaze. Imana itugirire neza. Ndashaka gusengana nawe. Icya mbere gikuraho karande ni ukwihana ibyaha. Icya kabiri gikuraho karande, Imana ishimwe, Imana y'amahoro himbazwe. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, nkwifurije amahoro y'Imana. Ni Prophet Emma ugarutse. Uyu ni wa munsi wa 3 w'amasengesho turimo turasengamo Imana, dusenya ibicaniro bya za karande, dusenya ibicaniro by'imbaraga z'abazimu. Ibi bintu iyo tubivuga, cyane cyane iyo tuvuga ikintu cyitwa karande, cyo cyumva cyane kuko ni ikintu kiruhije abantu benshi. Uzasanga abantu ari ibintu barimo barakora, ariko wajya kureba ugasanga nabo sibo, ugasanga ni karande irimo ibakurikirana. Ugasanga umuntu arasenga ariko iteka yabaswe n'ikintu cy'umwuka w'ubusambanyi. Uyu mwuka w'ubusambanyi kuwikuraho byaramunaniye, ariko nyamara nawe siwe, ni imbaraga za karande. Imbaraga za karande zitsikamira umuntu, zikamwicarira, zikamubuza kugira ikintu icyo ari cyo cyose yageraho. Imbaraga za karande. Rero ndagira ngo mvugane nawe, hari ibintu bikubaho ariko bikaba ari imbaraga za karande, akaba ari imbaraga zigutsikamiye, akaba ari imbaraga zikunaniza, akaba ari imbaraga zidashaka kugira ahantu ugera. Uyu munsi ndashaka gusobanura karande mu buryo bwimbitse. Narababwiye ngo karande mu buzima bwa buri munsi, mu buzima bwawe, karande ubundi nyirizina y'ubwayo, karande nkayo ubundi si icyaha. Ntabwo ari icyaha, kubera yuko karande ntabwo ishobora kukubuza kujya mu ijuru, ariko ibyiza gukorera bizatuma utajya mu ijuru. Kuko niba ufite karande y'ubusambanyi, noneho karande igahora igutera gusambana, bivuze yuko utazinjira mu bwami bwo mu ijuru, kuko nta musambanyi uzinjira mu bwami. Kandi iyo karande urwana nayo, ariko ukisanga wabikoze. Iteka wisanga ahantu usanga wasambanye, iteka ukisanga ahantu amateka yisubiramo, ukisanga ahantu unywa inzoga nawe utazi uko bigenze, ukisanga ahantu uhora ubona wateye imbere ariko ukongera ugasubira inyuma kubera amateka y'iwanyu. Ugasanga mu buzima uragerageza gukoresha mariage ariko ukabona birapfa. Ugasanga uri umusore urashaka amafaranga kugira ngo ukore ubukwe, ushaka inkwano uyibone, ariko bikanga ko mu muryango w'iwanyu nawe wakoresheje mariage. Icyo nicyo bita karande, ni ukuvuga ngo ni amateka yisubiramo. Ugasanga hari uburwayi buba mu muryango w'iwanyu buhora buzenguruka, ugasanga waraburwaye, n'undi uraburwaye, hari n'undi waburwaye, hari n'undi byabayeho, mbega bigahora byisubiramo mu buzima bwawe. Ugasanga hari abantu babaho mu bukode, ugasanga iwanyu barakodeshaga, aho babaga bari bakodesha, nawe uyu munsi uracyakodesha. Warwanye intambara yo gushaka kubaka, byaranze. Hari n'inzu wubatse bukeye barayisenya kuko wayubatse mu manegeka. Ni ukuvuga ngo ni karande irimo irakuzengurukaho, ni umwuka ukunaniza, ni umwuka ugutsikamira. Wagerageje gutunga imodoka, kuko mu muryango w'iwanyu nta muntu utunga imodoka, barayigonze, bahora bayigonga. Uhoranamo imodoka, buri gihe imodoka zawe zirapfa. Imana itugirire neza. Hari umuntu nigeze nsengera, yari afite imodoka zigera muri 20, imodoka zigera muri 20. Iki kintu cyumve neza. Afitemo amabisi,
afitemo amamodoka matoya, afite n'imodoka zikorera imizigo, ariko wumve ko izo modoka nta kintu zari zimumariye, zari ziparitse aho ngaho gusa. Iyo yagiraga ngo ibonye ikiraka, zino zikorera imizigo, yari afitemo na fuso zatwaraga amakara n'ibintu by'imbaho, ariko iyo yagiraga gutya ngo abonye ikiraka, iyo modoka ntabwo yagendaga ngo igaruke ari nzima. Amafaranga bamuhaga yayakubaga kabiri ajya kuyikoresha. Yahatse no gushaka uburyo izo modoka yazigurisha, kurumva yari yaraziguze ngo azikoreshe business, ariko urumva nubwo byemeze gutyo, niwe wenyine mu muryango w'iwabo yavuka, niwe wenyine wari utunze imodoka. Urumva rero ni karande, ni umwuka wa karande. Uretse ko ubu twanasenze, naramusengeye Imana y'amahoro ibihabwa icyubahiro, naramusengeye ubu ngubu bimeze neza, imodoka ziwe zimugirira umumaro, imodoka ziwe rwose zirakora. Uyu munsi imodoka ze zifite akazi, urasanga yagize na kampani ikodesha amamodoka. Rero wumve yuko ibyo bintu bijya bibaho, ugasanga utunze ikintu, ariko kuko mu muryango w'iwanyu icyo kintu kitigeze kihaba, ugasanga neza neza kirakugoye kugira ngo kikugirire umumaro, ntibikunda. Urasanga uyu munsi ari amateka agutsikamira y'ubuzima bw'uko mu muryango w'iwanyu mwari abakene. Uyu munsi urarwana intambara yo kuva muri ubwo bukene, ariko ni hahandi usanga wizengurukaho ukazagaruka hahandi watangiriye. Icyo nicyo bita karande. Karande igira gutya ikaza igateza uruzingo ku buzima bwawe, ukabura umwana neza neza, ukagerageza kubyara bikanga, ugasanga neza neza bikanga. Ariko biraturuka kuki? Biraturuka kuba mu muryango w'iwanyu hari uwapfuye atabyaye. Uwo nguwo wapfuye atabyaye biba uruhererekane, bibishene. Imana itugirire neza. Nituvuga karande iba mu ngune zose, abantu bose uzasanga uyu mwuka ubabaho, uzasanga uyu mwuka ubabaho, kuko karande ntawe itinya. Iyi karande irarandaranda, ituruka mu muryango. Iyo ugiye kureba usanga nka karande y'ubusambanyi uzasanga iba ku muntu, igenda ikurikirana ibisekuruza bigende birenge 7, ndetse biranagenda bikagera ku bisekuruza 10. Ni ukuvuga ngo niba mu muryango w'iwanyu harimo karande y'ubusambanyi, uyu munsi nawe niyo irimo irakugendaho, ugasanga uri umugabo urubatse uyu munsi wa none, ariko umwuka wo gusambana uhora kuri wowe. Ni ukuvuga ngo umwuka wo gusambana ukubaho, umwuka wo kwikinisha ukubaho, mbega ni umwuka wo gusambana ukubaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ukuvuga ngo ukeneye gusengerwa Imana, kuko karande ishobora kuba ku muntu usenga, ugasenga ariko ugasengana karande. Kubera iki? Karande ahantu yinjirira kenshi iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, karande iva ku buzima bwawe. Kuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, Bibiliya iravuga ngo abahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ariko nanone hahandi ugize intege nkeya, karande irongera ikagaruka. Aho rero niho ukenera icyitwa deliverance. Niho ukenera icyitwa deliverance, ukakenera ikiganza cy'umutambyi. Kuko mu bintu bigera nko muri 3 bibasha gukura karande ku buzima bw'umuntu, icya mbere ni ugukizwa neza. Kuko buriya ikintu cya mbere naho bagusengera bakaguderivura inshuro nk'Icyatanu, ariko ukaba udakijijwe, nta kintu bizatanga. Kuko umukomisiyoneri uzana abadayimoni mu buzima bw'umuntu ni icyaha. Buriya udafite icyaha ntabwo abadayimoni bakwinjira muri wowe. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuko aho Kristo atuye ntabwo abadayimoni bahagera. Imana itugirire neza. Ntabwo rero mu mubiri wawe habamo dayimoni ngo noneho deni hahindukire ngo habemo n'Imana, ntibishoboka. Aho Yesu atuye abadayimoni barimuka. Noneho rero abadayimoni binjiye, Yesu nawe arimuka. Imana itugirire neza. Umwuka kamere, ababa muri kamere y'iby'uyu mubiri ntibashobora kunezeza Imana na gatoya. Ntibashobora kunezeza Imana na gatoya, kuko iby'umwuka ashaka sibyo. Iby'umwuka ashaka ntabwo ari byo kamere ishaka. Umwuka iyo ashaka, umwuka ashaka kugira ngo uhore utunganye, ariko kamere yo igashaka ngo muhore mukora ibyaha. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuko ngo umwuka washaka ngo uhore utunganye, ariko kamere yigashaka ngo muhore mukora ibyaha. Ni ukuvuga ngo umwuka ashaka ngo muhore mukizwa, ariko kamere yigashaka ngo muhore mukora ibyaha. Imana itugirire neza. Rero ni ukuvuga ngo kamere, imirimo ya kamere iragaragara. Ni ugusambana, ni ugukora ibiterekeranye, ni ugukora iby'isoni nkeya, ni ugutukana, ni ugusebanya, ni amagambo. Ni ukuvuga ngo iyo niyo mirimo ya kamere. Ni ukuvuga ngo rero iyo uba mu mirimo ya kamere ntushobora kunezeza Imana na gatoya. Ni ukuvuga ngo rero
intambwe ya mbere yo gukira karande niyo kwanga icyaha. Nutera intambwe yo kuva mu byaha, ni ukuvuga ngo karande uzaba urimo utera intambwe yo kuyitsinda. Imana y'amahoro itugirire neza. Icya kabiri, karande ntibayisengera, karande barayirwanya. Imana itugirire neza. Karande ntibayisengera, karande barayirwanya. Imana itugirire neza. Mu yandi magambo, kugira ngo ukire karande ni uko ugomba kubanza ukayimenyaho. Niba rero utarabanza kwimenyaho ko hari imyuka itsikamira ubuzima bwawe, uracyafite ikibazo. Ukeneye kubanza ukimenyaho iyo myuka. Wamara kuyimenyaho, warangiza ukavuga uti ngiye gusenga nsenya uyu mwuka. Imana itugirire neza. Ngiye gusenga nsenya uyu mwuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Nusenga usenya uwo mwuka, uzakuvaho, uwo mwuka uzaguhunga. Ariko uzawusenya ryari? Uzawusenya igihe wawimenyeho. Ariko igihe utarawimenyaho, ntabwo uyu mwuka uzabasha kuwusenya. Banza wimenyeho uyu mwuka, numara kuwimenyaho ubone uwusenye. Imana itugirire neza. Banza uwimenyeho, kuko ntabwo wasenya ikintu utiyiziho. Banza wemere ko karande ibaho, kuko iyo bijya gupfa abantu benshi barakubwira ngo twebwe turi abakirisitu bana, ngo jya uvana ibyo bintu aho ngaho. Imana itugirire neza. Uri umukirisitu, ariko karande urasinzira yo ntisinzira. Karande ntawe itinya. Wari uzi ko hari abaprofete babwiriza ariko bakabwirizanya karande? Ugasanga hari abakobwa bararirimba ariko bararirimbana cya karande. Hari uzasanga mu buzima bwa buri munsi hari ibintu ukora nawe ukagira ngo urabikora gutya bisanzwe, urabikora bisanzwe, ni cya karande kiba kikuryamyemo. Karande iyo iryamye mu muntu ikaryama muri wowe, karande gukoresha ibintu nawe utabasha kumenya. Ikindi, burya hari n'abantu muhura bikozwe na karande, kuko burya karande ziramenyana. Hari abantu mwahuye ariko mutari mukwiye guhura, ariko kubera ko ufite karande nawe akaba yifite, zarahuye ziramenyana. Zimenyanye, zirangije zitangira kuganira, zirashayaringa. Imana itugirire neza. Wahuye n'umuntu uyu munsi muri inshuti, ariko muhuzwa n'ubusambanyi, muhuzwa no gusambana. Ni ukuvuga ngo ugasanga hari umukobwa abantu bose bahuye bahura bamubwira ikintu cyo gusambana. Ni ukuvuga ngo ufite umwuka w'ubusambanyi uri kuri wowe, noneho nabo muhuye nabo bafite umwuka w'ubusambanyi uri kuri wowe. Ni ukuvuga ngo iyo karande rero ikikubona ikimwereka yuko mufitanye konegisiyo kandi nimuganira muri buhuze. Mwaganira rero kandi koko bigahura, bigarangira musambanye, bikarangira mukoze ibiterekeranye. Rero abantu benshi bafite karande. Ugasanga hari abantu bagahura neza neza, ugasanga bahuzwa no kuvuga amagambo, bakoze timu y'abanyamagambo. Ugasanga neza neza bakoze timu y'injajwa, bavuga ubujajwa n'abasibo. Ni karande yabahuje. Urumva ugasanga umuntu murahura, mugahura mugiye kunegura undi muntu, kandi mbitwa ngo murasenga. Rimwe na rimwe ntabwo muri inshuti uwo muntu, ahubwo mwahujwe na karande, mugira karande y'amagambo. Iyi karande ituruka ku Bisiraheli. Mose yayivuze neza, aravuga ngo rimwe na rimwe ubwe iyo abayisiraheli bagize amagambo hagati muri bo, mbura uko mbakiranura. Aba bayisiraheli bagiraga amagambo. Buriya karande y'amagambo mu barokore ni ndende, ni nini cyane, ni iya kera, ntabwo ari uyu munsi. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero hari igihe karande rwose ikuzanira umuntu ugira amagambo, nawe byahuza kugira amagambo neza neza, mugashayaringa, mugakora korabo, ugasanga amagambo murayagize rwose, mukoze igisheni cyo kuvuga amagambo. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ibi bintu nubyumva, byumve ko ari ibintu ukwiriye gusengera kandi ari ibintu bikwiriye kukuvaho. Hanyuma rero icya kabiri gikuraho karande. Nakubwiye ko icya mbere gikuraho karande ni ukwihana ibyaha. Icya kabiri gikuraho karande ni ugusoma ijambo ry'Imana. Iyo umenye ijambo ry'Imana, karande iva ku buzima bwawe. Iki gitabo cyitwa Bibiliya nugisoma ugasenga Imana, Imana izagusobanurira. Imana itugirire neza, kuko ntabwo ari buri wese ugisoma ngo agisobanukirwe, kuko benshi bagisoma uko bicuratse, ugasanga buri muntu wese ayisomye uko abyumva. Ko Bibiliya ni inyanja kandi ngari, buri muntu wese uko ashaka kuyitwara yayitwara uko abyumva, ndetse yayitwara uko abibona. Ni nayo mpamvu ubona irondo ryivanze n'ibisambo. Ugasanga hari abantu benshi bitwaza iki kintu cya deliverance, ugasanga barakora ibidakorwa. Baritwaza iki kintu cyo kubohoka, bagakora ibidakorwa bitwaje Bibiliya. Ariko Imana y'amahoro itugirire neza. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Icya gatatu
ni ukugira umutambyi mu buzima bwawe, kugira umutambyi, umunyamavuta musengana. Niba udafite umuhanuzi mu buzima bwawe, hari ikibazo, biragoranye. Ukeneye gusengerwa Imana kugira ngo Imana igukorere ibikomeye, kandi kugira ngo Imana iguhishurire, kandi kugira ngo Imana ikurwanirire. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge iyi karande. Uzasanga, reka mvuge kuri karande y'ubusambanyi. Uzasanga karande y'ubusambanyi abantu benshi niyo ibarimbuje. Iyi karande irimbuje abantu bakomeye, irimbuje abanyacyubahiro, abantu benshi ibakubise hasi. Uzasanga abapasiteri benshi bakubiswe hasi n'umwuka w'ubusambanyi. Uzasanga neza umuntu ni umukozi w'Imana, arubashywe, arabwiriza, umwuka wera akamanuka, arabwiriza, Imana ikaboneka, arabwiriza, ibintu bikagenda neza, ariko wajya kureba ugasanga avuye kubwiriza agiye gusambana. Ukumva ngo pasiteri yafatiwe muri roge, nawe siwe, ni umwuka wa karande. Ni karande imuriho, nawe ntabwo abizi ko imuriho, kuko karande ushobora kubwiriza karande muri kumwe, ushobora kujya ku ruhimbi karande rwose mwicaranye. Imana itugirire neza. Rero hari abantu benshi bakunda kugira umwuka w'ubusambanyi muri bo, iteka bakisanga babyisanzemo. Hari n'abantu bakunda gusanga uri umukobwa, ariko ugasanga iteka abadayimoni bakuzanira abagabo bubatse, ugasanga urasambana n'abagabo bubatse iteka. Uyu mwuka wo gusambana n'abagabo bubatse ni umwuka mubi cyane. Ugasanga nta musore ujya ugutereta, ariko usambana n'abagabo bubatse. No ku basore naho bibaho. Ugasanga hari umusore ubaho, ariko abantu bamukunda ni abadamu bubatse. Ugasanga abadamu bubatse, cyangwa se abadamu batakigira abagabo, cyangwa se ugasanga ni umwuka ukubaho. Ntabwo ushobora gukundwa n'abakobwa bagenzi bawe, iteka uhora ukundwa n'abadamu bubatse. Ugasanga umukobwa ari aho ngaho, ntabwo abasore bamukunda, ahubwo akundwa n'abagabo bubatse. Ufite ikibazo. Benshi muri iyi minsi murabikunda, murabyiharaje, ugasanga abakobwa barakunda abagabo bubatse, ariko abo ni abazimu, abo ni abadayimoni. Ufite ikintu cy'abadayimoni kibi cyane, ufite umwuka muri wowe, kuko uwo mugabo wubatse ntazakugira umugore. N'abana uzitwa inshoreke, ntabwo uzigera witwa umugore. Uwo ni umwuka wa Hagari. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni umwuka w'inshoreke. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ukeneye gusengerwa Imana kugira ngo Imana iguhe uwawe, kuko umugabo wawe arahari. Hari umugabo Imana yakuremeye, nubwo urimo wirukanka mu bagabo, ariko umusore wawe arahari, aracyagutegereje. Urugo rwawe ruracyagutegereje. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi ugasanga uri fiyeri yuko ukundana n'abagabo. Uyu munsi ugasanga uri fiyeri yuko ukundana n'abasaza, ngo nibo bafite amafaranga. Ariko kuki abantu bisuzuguza, kuki abantu bitesha agaciro? Umva nkubwire, uri umunyacyubahiro ndetse uri uw'agaciro gakomeye cyane. Uyu munsi impamvu witesha agaciro ni uko utaramenya ko uri umwana w'Imana. Kandi kuba turi abana b'Imana, mu rugo kwa data turi abatsinzi, mu rugo kwa data turi abanyamugisha mu izina rya Yesu. Imana ifite byose mu kiganza cyayo. Ni ukuvuga ngo icyabuze ni uko abantu bihesha agaciro. Imana itugirire neza, bakihesha agaciro, bakumva yuko badakwiriye gufata ibyo babonye ibyo ari byo byose, ngo ushukwe n'ibyo ubonye, ngo ibyo ngibyo bigushuke, ibintu by'akanya gatoya bigushuke. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibintu by'akanya gatoya bigucumuze. Rero ubu iyi karande y'ubusambanyi uzasanga mu muryango w'iwanyu yari hari, papa yari afite abagore barenze 10, mama wawe yari akubyaye ku mugabo wa 5, ugasanga neza mu rugo iwanyu muri abana nk'icumi cyangwa 12, ariko ntabwo muhuje ba papa wawe, ibandi ntabwo muhuje ba mama wanyu. Ugasanga n'abana bari meranje, wajya kushaka nawe ugasanga bimeze gutya. Hari abantu bankurikiye uyu munsi umaje gusenya ingo zigera muri 3, n'urugo urimo uyu munsi narwo ntiruhagaze. Imana itugirire neza. Ndashaka gusengana nawe. Izo ngo zimaze gusenyuka, umaze gusenya urugo rwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, n'urwo urimo uyu munsi narwo ntiruhagaze. Uwo ni umwuka mubi w'abadayimoni. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kuba bugufi bw'Imana. Ibi ngibi byumve nk'ibintu bikomeye, nk'ibintu biri serious. Imana itugirire neza. Ugasanga mu buzima bwawe ufite abana, uri umumama, umaje kubyara abana 4, 5,
badahuje base. Imana itugirire neza. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ibaze ugasanga rimwe na rimwe mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda wabyiye ubyaramo buri mwana, ugasanga buri ntara ufitemo umugabo ubyaranye n'uwo mu majyepfo, wo mu majyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba, n'uwo mu mujyi wa Kigali. Ugasanga wifitemo abana bose bagiye bavangavanze, utamenya ukuntu bimeze. Abo bana rimwe na rimwe ugasanga na base ntubibuka. Imana itugirire neza. Uwo ni umwuka ukeneye gusenywa ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwo ni umwuka ukeneye gusenywa ku buzima bwawe. Ndashaka gusengana n'abantu bafite iyo myuka, ugasanga urugo rwawe ruhora rusenyuka. Ni imyuka mibi cyane, ni imyuka mibi cyane, ukeneye gusengerwa Imana. Undi muntu nshaka gusengana nawe ni umuntu wagiye mu bapfumu. Hari abantu bagiye mu bapfumu. Burya kujya mu bapfumu, imyuka yo mu bapfumu burya nayo igira ahantu ikomoka. Burya kenshi uba waravutse mu gisekuruza baraguza ndetse bakanaterekera. Wavuka muri icyo gisekuruza baraguza ndetse bakanaterekera, ukisanga muri ubwo buzima, ugasanga ubwo buzima bwawe burapfuye. Ni ubuzima buri aho ngaho, iteka buri kintu kibaye hari umwuka ugukurura ukujyana mu bapfumu. Ugasanga wagiye mu bapfumu. Ndetse umuntu ukeneye gusengerwa cyane agakorerwa deliverance, uyu muntu anyumve cyane. Niba muri wowe waragiye mu bapfumu bakaguca indasago, ukeneye gusengerwa cyane. Niba waragiye mu bapfumu bakaguca indasago, iki kintu cyumve neza. Mwuka w'Imana yampishuriye abantu bakwiriye gusengerwa cyane. Umuntu wagiye mu bapfumu bakamuca indasago, wa muntu we niba unyumva ukeneye gusengerwa cyane. Bera ko iyo baguciye indasago, bera ko amaraso ubundi mu muntu nibwo bugingo. Iyo akenshi kera abajyaga bakora ikintu bita kunywana, bajyaga bakora ikintu cyitwa kuvusha amaraso. Ni ukuvuga ngo ahabaye kuvusha amaraso aba hari umugenzo wahabereye, ahabaye kuvusha amaraso haba hari isezerano ryahakorewe, ahabaye kuvusha amaraso haba hari ubugingo bugiye byanze bikunze. Kuko ngo iyo hari amaraso avuye hari ubugingo buba bugiye, buba bukuvuyemo. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuko ngo rero niba waraciwe indasago, ni ukuvuga ngo habaye hagati yawe na Shetani hari imihango yakozwe. Ikuzimu banyweye amaraso yawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Iki kintu niba cyarakubayeho, menya yuko ikuzimu banyweye amaraso yawe. Menya ko amaraso yawe ikuzimu yaranywewe. Ku muntu waciwe indasago, ku mubiri wawe hakaba hariho indasago. Hari n'abantu bakunda kuryama, waryama, hari abantu baciwe indasago bagiye mu bapfumu, hari abantu baciwe indasago utagiye mu bapfumu, hari n'abantu batagiye mu bapfumu ariko bafite abantu babaroga, bakakuroga kuri rwa rwego ujya kuryama, wabyuka mu gitondo ugasanga baguciye indasago. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye gusengerwa Imana, ucyumva bino bintu, ukeneye gusengerwa Imana. Ibi bintu byumve cyane. Ukeneye gusengerwa Imana. Niba baraguciye indasago, ibi bintu bakaba barabigukozeho, ni ukuvuga ngo menya yuko amaraso yawe ikuzimu barayanyweye. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye deliverance kugira ngo ubashe kuva aho hantu. Ukeneye deliverance kugira ngo ubashe kuva muri urwo rwobo. Uko byagenda uko ariko kose ukeneye gusengerwa Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye gusengerwa Imana, uko byagenda uko ariko kose ukeneye gusengerwa Imana. Yego nibyo warakijijwe, Imana y'amahoro itugirire neza, ariko ukeneye gusengerwa Imana. Ukeneye umutambyi mu buzima bwawe. Hari abantu bajya bicara bavuga ngo umwenda wari ukingirije ahera waratabutse ngo buri wese yigerereho. Yego ndabyemera, ariko uyu munsi wa none Imana yahamagaye abatambyi, kandi mu ijuru ni protocol. Ijuru ni ubwami. Ubwami rero bwubaha protocol. Imana itugirire neza. Uyu munsi rero Imana niba yarahamagaye abatambyi, byanze bikunze ikorera mu bantu bayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Byanze bikunze ikorera mu bantu bayo. Byanze bikunze iyi Imana ni Imana ikorera mu bantu bayo. Sibyo? Rero uyu munsi Imana ishyizeho abatambyi kugira ngo mubasange babasengere. Imana itugirire neza. Mariko igice cya mbere ku murongo wa 40 aravuga ngo maze umubembe yegera Yesu, aramubwira ngo databuja wabishaka wabasha kunkiza. Ngo maze Yesu arangije arambura ukuboko ngo amukoraho, aramubwira ngo ndabishaka kira. Imana y'amahoro itugirire neza. Amukoraho aramubwira ngo ndabishaka kira. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ngo amajije kumukiza, ngo arangije aramubwira ngo ntugire ubibwira, ngo ahubwira ukanka ugende wiyereke umutambyi. Imana y'amahoro itugirire neza. Gende wiyereke umutambyi.
ndetse icyo gihe aranamubwira ngo nurangiza utange n'ituro ryo kwihumanura kugira ngo bibabere ikimenyetso cy'uko ukize rwose. Imana y'amahoro itugirire neza. Umutambyi arakenewe mu buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo wavumwe n'umuntu byanze bikunze ukenera, wavumwe n'akanwa k'umuntu ukeneye akanwa k'undi muntu wo kukuvumura. Izi ndasago baziguciye ari imigenzo bagukorera, umupfumu hari amagambo avugira ku buzima bwawe, ukeneye umutambyi kugira ngo agusengere, agira amagambo avuga agukura ikuzimu, agukura muri rwa rwobo. Uyu munsi wa none abantu bakuroga nta kindi bakoresha akanwa. Ukeneye n'undi muntu rero wo kugusengera kugira ngo agukure iyo bagushyize. Icyo azakoresha nta kindi nabwo ni akanwa, kandi akanwa kejejwe rwose. Iyo akanwa kejejwe kabasha kukweza kakagukura naho ngaho wabohewe mu izina rya Yesu. Rero aba bantu niba ibi bintu bikuriho, menya ngo amaraso yawe ikuzimu barayanywa, ikuzimu barayanyweye. Menya ko ibi bintu ni ibintu bibi ku buzima bwawe, ukeneye gusengerwa Imana. Ibi bintu ukibyumva ukibyibonaho ukeneye gusengerwa Imana. Nyandikire kuri nimero uri bubone kuri screen yawe, umbwira uti Prophet ndashaka dusengane, turi mu masengesho y'iminsi 21, turashaka dusenye ibicaniro by'abazimu n'abadayimoni. Ese wakwibaza kubera iki ari wowe uhora ugira imyaka, kubera iki ari wowe uhora ukora ibintu bikanga, kubera iki ari wowe uhora ugerageza ntibikunde, kubera iki ari wowe wubatse inzu ikanga kuzura, kubera iki ari wowe usaba akazi abandi bakabazamura we ntuzamuke, kubera iki ari wowe ujya gukoresha ubukwe bugapfa ubwo abandi bukaba, kubera iki ari wowe ujya uhinga ugataha uko waje, kubera iki ari wowe worora amatungo agapfa, kubera iki ari wowe mu kazi bandi babaha promosiyo wowe bakayikwima batanakurusha gukora, kubera iki? Ibyo bintu ukwiriye kubyibazaho. Kubera iki uhorana uburwayi ariko wajya kwa muganga bakabushaka? Kubera iki ibi bintu biba kuri wowe? Ukeneye kubyibazaho, avuga uti kubera iki? Hari ikintu kibitera, hari umwuka ubyihishe inyuma, hari umwuka ubisunika, hari umwuka ubiherekeje, hari umwuka ukenewe gusenywa mu izina rya Yesu. Hari imbaraga zihari zigutsikamira, zikubuza kwakira umugisha wawe. Hari imbaraga zihari zikubuza kugera ku masezerano yawe. Hari imbaraga zihari, hari ikintu cyabaye, hari ikintu gihari, hari umwuka ukuriho, hari umwuka ukwirukankaho, hari umwuka ukunaniza. Kubera iki? Mu buzima ibintu byawe byose bidakunda. Kubera iki? Ese koko uri umunyamwaka? Ese koko nta mahirwe ugira? Ese koko niko Imana yabyemeye? Ese koko niko Imana yabishatse? Icyo ngicyo ni ikibazo ukwiriye kwibaza. Kubera iki abantu bose bakwanga? Kuki kuri wowe hariho icyangiro? Kubera iki uyu munsi ukunda abantu ariko bo bakakwanga? Kubera iki uyu munsi wa none umuntu musambanye wese ahita ava mu buzima bwawe? Uramurasambana ariko ahita kwanga. Kubera iki ubwo ibyo bintu bigenze gutyo? Kubera iki ari wowe ufite abana 5 6 badahuje base? Kubera iki ibi bintu bikubaho? Ndagira ngo twibaze ibi bintu. Tekereza, shyira mu bwenge bwawe ubitekereze. Kubera iki ibi bintu bikubaho? Kubera iki? Ese koko kandi urasenga uriyiriza ntacyo udakora? Ese nta kintu ukeneye gukora? Kubera ko akenshi iyo abarozi baroze ubuzima bwawe cyangwa se imyuka ya karande iba yarabaye, haba hari ikintu cyabaye byanze bikunze kugira ngo uyu mwuka ukwatake, kugira ngo uyu mwuka uze ku buzima bwawe. Rero ukeneye deliverance, ukeneye akanwa k'umutambyi, ukeneye akanwa k'uwasizwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndasoje. Wari umunsi wa 3 w'amasengesho, reka dusenge Imana. Data ndagushima kuri Imana igira neza, uri Imana yumva gusenga. Nsengeye umuntu warunkurikiye, mugire neza umuha umugisha, murwanirire kandi umwagurire imbago, mukingurire imiryango. Hari ibyiwe byapfuye, ndamusengeye ngo bizuke. Uyu muntu baciye indasago, ndamusengeye ngo ubohore ubuzima bwe, ndamusengeye ngo umukingurire imiryango, inzira ze zifunguke mu izina rya Yesu Kristo. Mana nukora ibikomeye, Mana ni wiyerekane. Urakoze ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Kora subscribe, ukore share, ukore comment, ni ingenzi. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom. Imana y'amahoro ibahe umugisha.